Habayeho umugabo akitwa Ngunda. Uwo mugabo yari icyago, yari ishyano, yari igisahiranda. Kuko uko yaryaga ni nako yahingaga. Yahingaga rubona yose agakubitaho na musasu. Iyo niyo yari isambuye. Ndetse ngo imisozi yose y'u Rwanda ni amabimba Ngunda yashingaga. Ikindi kandi yanagiraga imirima ku Nyundo ya Bugoyi. Nuko Ngunda arakunyarukira gushakira umugore. Akaba umukobwa wa Gacuma. Arongera ashaka undi. Akaba umukobwa wa Mirenge ku Ntenyo. Arakomeza ashakiraho n'abandi bane ye. Bose bashyika batandatu. Kuko ukuntu yaryaga nta mugore umwe wajyaga kumubumba. Nuko umunsi umwe Ngunda aribwira ati giye kwa data bukwe kumuha umubyizi. Nuko araguhagurukira aragenda no ku Ntenyo abwira sebukwe ati munkwikirira amasuka 50 njye kubaha umubyizi. Gusa kwa sebukwe bakaba abakungu cyane, maze amasuka barayamukwikirira barayamuhajya guhinga. Nuko atangirira mu rugondo ahinga Ntenyo yose, abirindukira mu Kinyoro kwa Byakuza Cuma. Iyo Ngunda yakubitaga isuka hasi kabiri, ubwa gatatu yazamuraga agafuni. Nuko amara amasuka yose atyo ntiyasiga n'imwe, maze abona guhingura. Maze wa murima Ngunda ahinze Mirenge awoherezamo abatezi. Abatezi bakorera kubura hasi no kubura hejuru, barihata cyane ye, ariko ubuhinge burabananira. Mirenge nawe abibonye agira ati uyu muntu waduhingiye atya natwe dukwiye kumuhemba. Babaga ingumba kabombo, bashesha n'amafu, bavomesha amazi menshi yo kuvuga umutsima, benga n'amayoga menshi, ndetse n'abaturanyi bazana amazimano. Inyama zimaze gushya n'imitsima imaze kuvugwa, bazana ibidasesa badenduzaho inyama, bazana n'imbehe nyinshi buzuzaho umufa, bakwiza ibibindi by'inzoga mu nzu yose, amarobe y'imitsima bayuzuza ibyibo ndetse n'amakangara. Nuko byose bamaze kubitunganya, bahamagara umukwe wabo ngo aze afungure, maze bamuha amazi arakaraba, bamubisa mu nzara arya. Maze muramu we nawe abarira ko amaze kurya, amushyira amazi yo gukaraba. Nuko Ngunda nawe amubonye aramubwira ati njye nduzi inka nyitonoye, abahungu bayiriye bariye nk'iryoshye we. Maze kwa Mirenge bumvise iryo jambo barumirwa. Mirenge abwira umugore we ati dore umukwe wacu ntatereye kandi yadukoreye, noneho tabaranyuzane n'akari gasigaye mu mwongere n'izindi nzoga, icyama ngo yijuti rya none. Nuko Ngunda bamuzanira ukuguru kwari gusigaye, bamuzanira n'izindi nzoga. Kuko rero yarageze no mu mahina yo kurya, agakaraga irobe ry'umutsima akayongobeza, maze imikarago y'umutsima ikabisikana n'intongo z'inyama n'umufa, byose akabivundiranya akaroha mu nda. Maze Ngunda akagira umuharero bita ruvuna bataka, yaba agikubise mu kibindi cy'inzoga akagisoma umusumwe akaba aragikonoje. Nuko amaze kurya arasohoka, asohoka yemyoza ngo ntacyo ariye. Nyamara kandi yari amaze kurya ingumba yose y'inka wenyine, bamuhaye n'ibibindi byinshi by'inzoga nabyo biguze inka, byose arabitsemba, agenda bibogekeye mu ibondo rimwe. Nuko kwa sebukwe baramuherekeza arataha, basigara batangarira inda nini ya Ngunda. Ndagushimiye rero niba twabanye muri iki gice cya mbere, reka dutegerezanye igice cya kabiri kizaca kuri iyi channel. Kandira subscribe rero tujye tubana mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Njye muba muri kumwe, nitwa Rangwa Sylvain.